twongeye kubasuhuza abakunzi ba Heartless Media. Uyu mwanya twakira inkuru y'incamugongo ivuga ko Nsengiyumva Valentine ariwe Vava cyangwa se Dorimbogo nk'uko mwamumenye yitabye Imana ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024 yaguye mu bitaro bya Kibuye. Ubundi Dorimbogo yabanje kurwara ari i Kigali, abona ko umuryango we uzagurwa no kuba wamugemurira, ahitamo kujya kurwarira mu bitaro bya Kibogora. Dorimbogo yararwaye umutwe ndetse n'igifu, ababara cyane. Mwagiye mumubona ku ma YouTube agiye atandukanye avuga ko asaba imbabazi abantu yahemukiye, avuga ko natagaruka mwazamusabira nyine imbabazi, ariko rero n'ubundi ibyo yavuze birangiye bibaye impamo, ntabwo agarutse. Dorimbogo rero yararwariye mu bitaro bya Kibogora, ariko uyu munsi bamujyanye mu bitaro bya Kibuye ahasaga mu masaa 10, bamujyana ari muri koma. Agezeyo abaganga bagerageza uko bashoboye, ariko n'undi by'ubusa birangira hasize ubuzima. Dorimbogo rero arigendeye, agiye ari ingaragu. Nk'uko yajyaga bivuga, yajyaga avuga ngo yabuze n'uwamutera inda. Ufite gahunda ku myaka yanjye ngo antera inda, urumva abo mbona ari iki, ari abari kugenda nabuze ufite ikibanza nibura ngo mbyare wa mwana mvuge ngo dore swaho yaguhaye 8 ngaha, none se nzamubyara nzamwicaza. Ariko kandi nabwo kubyara umwana udafitiye se udafitiye mbese bizamutunga nabyo. Ariko n'ubundi niko agiye akiri ingaragu, nta mwana asize. Niyo mpamvu rero nabwira ngo dukore neza tukiriho, n'ubundi kuko ubuzima tubamo igihe gitoya, nta wamenya uko bizagenda mu minsi iri imbere. Rero icyo twamusabira ni uko Imana yamwakira mu bayo, hanyuma Imana igakomeza n'umuryango we usigaye. Ndabizi umuryango we urababaye, kandi natwe abanyarwanda turababaye, two twamukundaga. Tuzakumbura ibiganiro yagiye akora, tuzakumbura blague yagiraga, bega ntabwo babona ukuntu twabivuga, ariko nta kundi nyine buri Imana yamukunze kuturusha. Heartless Media rero turabakunda, duhari ku bwanyu. Mukore subscribe tujye tubana, ariko Dorimbogo Imana imwakire mu bayo. Reka tuvuge tuti rest in peace Dorimbogo.